iyobokamana n'amadini ni ikiyobyabwenge kuri rubanda, icyago gihatse ibindi mu myumvire yose, ishyira hasi ubushobozi bwa rubanda mu iterambere. Nguko uko Joseph Stalin yabyibwiraga nyuma yo kwiyumvamo akanyabugabo n'akajombabugabo amaze kuba umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Uyu ni mugabo kimwoka agira imana mwe wahangaye kurwanya imana n'iyobokamana n'amadini mu bihugu yari abereye umuyobozi, ari byo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, agahangara gusenya za kiliziya, insengero, amasinagogi n'imisigiti akabiha inkongi, ibindi akabitwika, ibindi akabisenya. Joseph Vissarionovich Stalin ni muntu ki? Uyu mugabo Joseph Vissarionovich Stalin yavukiye mu gace ka Gori mu gihugu cya Georgia ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1878. Yaje kuryamira ukuboko kw'abagabo ku itariki ya 5 z'ukwa gatatu umwaka w'1953. Yapfiriye ahitwa Kontsevo Dacha. Stalin yashakanye n'abagore babiri harimo uwitwa Nadezhda Alyeda mu mwaka w'1919 kugeza mu mwaka w'1932. Undi mugore wa kabiri yashatse ni uwitwa Kato Sivans mu mwaka w'1906 kugeza mu mwaka w'1907. Kuri aba bagore be bombi babyaranye abana 7. Joseph Stalin niwe waje kuba umuyobozi wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete kuva mu mwaka w'1924 kugeza apfuye, kuko yaje gupfa ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1953. Yiyumvishaga kandi yemeraga yuko iyobokamana ari ikintu gikwiriye kurwanywa, avuga ko iyobokamana ari ikiyobyabwenge muri rubanda. Iyi niyo mpamvu Stalin yaciye amadini mu gihugu, abayakurikira n'abayobozi bayo baricwa, abandi bakajugunywa mu gihome no mu nkambi z'imirimo y'agahato. Ubundi misigiti, kiliziya n'insengero n'amasinagogi birasenywa, ibindi birangizwa birafungwa, ibindi byaje guhindurwa ingoro z'imyemerere ishingiye ku kuba nta mana ibaho. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo Joseph Vissarionovich Stalin yakoresheje mu kurwanya imana n'amadini no kurandura burundu icyitwa iyobokamana mu bihugu by'amatware ye, ari byo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Turareba ingaruka zagize n'iherezo ry'uru rugamba yishoyemo, turebe niba yararutsinze cyangwa rwaramutaye ku wakajwiga. Nge ndi mu Rwanashyaka Siriyake, mbahaye ikaze mu kiganiro. Dore aho byose bitangirira. Mu mwaka w'1922 Uburusiya bw'Ababolshevike bwishyize hamwe n'izindi repubulika 15. Kuva ubwo kugeza mu mwaka w'1991 icyo gihugu cyangwa izo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zaje guhinduka igihugu kimwe cy'ubuhangange budasanzwe mu isi, cyitwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Cyari igihugu cy'ubuso bugari kurusha ibindi byose mu isi muri ibyo bihe. Cyari gifite ubuso miliyoni 22,400,000. Iki gihugu cyari Kigali inshuro 2 zose z'ubuso bw'Uburayi nk'umugabane wose. Izuba ryakirasiragamo rikarenga rikiri muri icyo gihugu, bivuze yuko mu gihugu kimwe hamwe habaga ari ku manywa ya rukamba mu gihe ahandi ijoro rijigije. Kuva mu mwaka w'1924 kugeza mu mwaka w'1953 iki gihugu cyaje kuyoborwa na Joseph Vissarionovich Stalin, wari waracengewe n'ibitekerezo by'umwanditsi w'umuhanga witwa Karl Marx, uwavugaga ko iyobokamana n'amadini ari ikiyobyabwenge gikomeye. Karl Marx yaragize ati, iyobokamana ni ikiyobyabwenge gikomeye kuri rubanda. Bigaragara mu nyandiko ye yo mu mwaka w'1843 yitwa Contribution à la critique de la philosophie du droit de guerre, aho atekereza ko dukwiye gutandukana n'iby'amadini kuko kuri w'amadini n'iyobokamana ari abantu babikora. Uyu mwanditsi yavugaga ko iyobokamana n'amadini ari abantu babikora bakabyihimbira ubwabo, abandi bakabiyoboka ku bwinshi. Bityo rero sibyo bikora abantu, ahubwo abantu nibo babyikorera bakiremera iyobokamana. Niyo mpamvu bidakwiye gushingirwaho ibyo ari byo byose. By'iyobokamana birayobya, bikayobya abantu, bikabagira abanebwe badasanzwe, bameze nk'abahora basinze barota bakanuye mu buryo budashobora na rimwe kuzabateza imbere, kuko birangira ari abantu biringira ibitagira umumaro bidafatikaho gukora ngo biteze imbere cyangwa se bagira icyo bigezaho ubwabo.
bityo ibyo bakenera baba ari bo bisaba bakiha kandi bakihaza. Iyobokamana ni ishusho n'icyizere bya baringa bitabaho kuri rubanda. Ni ingenzi cyane guca iyobokamana n'amadini muri rubanda, ahubwo bakagira icyizere, imibereho n'ibyishimo nyabyo. Gutandukana n'iyobokamana n'amadini niko kwivana mu byago idini ribereye izingiro. Gutandukana n'amadini ni ikintu kibohora imibereho y'indabushusho y'ibyifuzo biraho ziba mu ntekerezo za muntu, nyamara zitabaho mu bundi buryo. Si ukuvana abantu mu nzozi n'ibyifuzo bitabaho gusa, ahubwo ni ikintu kibasunikira noneho kunyeganyeza iyo minyururu ubwayo, bagasoroma indabo nyazo. Dore uko Joseph Stalin yabigenje igihe yarwanyaga amadini n'iyobokamana mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Nyuma yo gucengerwa n'izi nyigisho za Karl Marx, Joseph Vissarionovich Stalin ngo yaje gusanga ko amadini ari ikibazo gikomeye n'imbogamizi ku iterambere nyirizina ry'abantu. Bityo icyambere yahereyeho ku butegetsi bwa kibugeraho ni ukugerageza kwigisha abantu kutemera ko hari Imana ibaho na rimwe. Rubanda bakabyemera gutyo ku neza cyangwa se bakabyemera ku nabi. Joseph Stalin yavuze ko umukomuniste agomba kubaho nta minyururu iyo ari yo yose imuboshye imuganisha ku madini n'iyobokamana, cyangwa se ku gutekereza yuko hari Imana ibaho. Yaje gutuma kuva mu mwaka w'1928 kugeza mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi, insengero, imisigiti, amasinagogi na kiliziya bifungwa ku ngufu. Abayobozi bakuru b'amadini yabasabye bose gufunga imiryango bagataha, abaha n'igihe ntarengwa, abasobanurira neza ko iyo ari business ihagaze burundu, ko batazongera kwemererwa kugira umuntu n'umwe bahura nawe. Yababwiye ko nta muntu bazemererwa guhura nawe ngo bamuyobye, bamubwira cyangwa bamwigisha ko hariho Imana, kandi iyo Mana bavuga nabo batayizi kandi batarayibonye, nyamara ngo barayigisha abandi. Abatarabyumvise kimwe nawe icyo gihe, cyangwa bataremeye gushyira mu bikorwa batyo ibyo yababwiraga, ibigo byabo n'inyubako zabo basengeragamo byarimburanywe n'imizi, ndetse birimburanwa n'ubutaka byari biri hejuru. Maze nabo ibihumbi byinshi barabohwa bajyanwa muri za gereza, abandi mu nkambi z'imirimo y'agahato, ndetse bamwe baricwa. Joseph Stalin yakoze ibyo yari ashoboye byose ngo igitekerezo ubwacyo cy'uko habaho Imana kive mu mitwe y'abantu burundu. Yakoze uko ashoboye ngo ntibazongere no kubigarukaho na rimwe, biyumvisha yuko hariho Imana ibaho. Agerageza neza kurwanya Imana mu mitwe y'abaturage bo mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Nyamara Joseph Stalin ubwe yakuriye mu byizerwa cyane bijyana n'idini y'Abaorthodox. Ahanini byanagizwemo uruhare na nyina wamwohereje kwiga mu ishuri ry'iseminari afite imyaka 16 gusa. Yari agambiriye ko azahindukamo umupadiri mwiza wo mu idini ry'Abaorthodox. Nyamara imyaka 4 yonyine muri iryo shuri, imyaka 4 niyo yahamaze mu masomo yatuje yiga neza. Maze ku myaka 20 arabagumukana bidasanzwe, arahinduka arabahagurukana. Yumvikanaga kenshi yigisha bagenzi be ko nta Mana ibaho, akabibagaragariza kandi abatari bake bakabikurikiza. Yifashishije inyandiko zitandukanye zabigarukagaho, yagiye abihanirwa kenshi muri iryo shuri yigagamo ry'iseminari. Bakamufatana inyandiko nyinshi zirimo amahame ya gikomuniste yavugwaga cyane muri icyo gihe. Akiri ku ntebe y'ishuri akirimo kwiga mu ishuri ry'iseminari ntiyiyumanganyije, ahubwo yiyandikishije mu ishyaka rya gikomuniste, ndetse yanga no kuzagaruka ukundi kwiga isomo rya Bibiliya. Ubuyobozi bw'iseminari yigagaho babyise kurenga umurongo utukura, bahera ko baramwirukana. Byageze mu mwaka w'1920 n'ubundi kiliziya ya Orthodox ikihagazeho mu Burusiya ku butegetsi bwa Vladimir Lenin. Joseph Stalin yahise atangiza gahunda y'imyaka 5 akigera ku butegetsi. Yiha intego ko muri iyo myaka 5 Imana izaba itakibaho, batanakitekerezaho mu baturage ba Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, ku buryo ibyo kuba hari abakomeza kwizera kwibaho cyangwa ngo bagire ibyo bayisaba bayisenga byagombaga gucika muri iyo myaka 5 yonyine. Muri iyi myaka 5 hashinzwe imitwe ishinzwe kurwanya Imana kugeza hasi mu tugari two mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Hashinzwe amashami menshi y'urubyiruko yari yaramaze gucengerwa n'inyigisho zo kutizera ko Imana ibaho, nabo bagenda bahabwa ingororano n'imyanya ihemba amafaranga menshi mu gihugu. Ibi byatumye bikururira urubyiruko rwinshi muri ayo mashami, nabo barashishikara cyane mu kurwanya amadini n'iyobokamana mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Imisigiti, kiliziya, insengero n'amasinagogi henshi barabisenye, ibyo badasenye bagakinga imiryango ngo ntibazongere kuhinjira. Abayobozi b'amadini babujijwe gusohoka mu ngo zabo ngo hatagira
uwo bajya kwigisha iby'Imana n'amadini yabo. Abasohotse bakabirengaho barakubitwaga bikomeye cyangwa se bakicwa. Inyigisho z'iyobokamana mu mashuri zaraciwe hose mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, by'umwihariko kubo mu idini Orthodox. Byakozwe bigambiriwe ko abapadiri n'abayobozi bakuru baryo bashyirwa mu buroko, kimwe n'abandi bose batavugaga rumwe n'ubutegetsi bushya bwa gikomuniste. Ibyo byaciye intege cyane Kiliziya ya Orthodox y'intege nke, isigara idafite n'abayobozi bahagije ku buryo itari gishoboye kugira ikibangamiraho ubutegetsi bwa Joseph Stalin. Yasigaye ari y'intege nke cyane, isigara irwana no kugira ngo ikomeze kubaho byonyine ngo itazazimira burundu. Ihangana na leta iryo ari ryo ryose ntabwo ryari rigishoboka hagati y'amadini na leta ubwayo. Mwishyirwa mu bikorwa rya politiki igamije kurandura burundu iby'Imana n'amadini mu bihugu by'Abasoviyete, Joseph Stalin byageze mu mwaka w'1929 ashinga amashyirahamwe atandukanye mu gihugu, akagenda anyura mu ngo zose yigisha ko Imana ari ikinyoma naho idini rikaba ikiyobyabwenge koko. Joseph Stalin yashyizeho kalendari y'icyumweru kigizwe n'iminsi 5 yonyine, iminsi y'akazi ihoraho, nta by'ibiruhuko by'impera z'icyumweru ngo ni weekend, ngo kuko ibi biruhuko yasanze bitagambiriye kuruhuka koko kw'abakozi, ahubwo ari igihombo gitangaje ku bihugu bibigenza gutyo. Iki kiruhuko ngo cyari ikinyoma, kaba umwanya wo kujya mu makoraniro y'amasengesho adafite icyo amaze mu madini. Ku butegetsi bwa Joseph Stalin, insengero n'imisigiti bitasenywe, byahinduwe inzu ndangamurage z'abatemera ko hari Imana ibaho. Imisigiti, insengero n'amasinagogi byarasahuwe bikomeye, ibintu by'agaciro byose bivanwamo, hahindurwa ingoro z'abatemera Imana. Abanyamadini bacuzwe bufuni na buhoro. Inyandiko nyinshi n'ibitabo by'amahame yo kutemera ko Imana ibaho byaranditswe binyanyagizwa hose mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, birigishwa hose mu Basoviyete. Aya mahame yarigishijwe hose mu ruhame, ku buryo nibura umusoviyete aho yaba ari hose mu kazi runaka agomba kugira aho ahurira n'izi nyigisho, nibura bikaba inshuro imwe mu cyumweru, haba mu kazi, hagati mu byanya bigari, mu masoko, ku mashuri ndetse n'ahandi. Ibyo nibyo byagombaga gusimbura amadini, bikigishwa ko nta Mana ibaho. Mu ntambara ya kabiri y'isi niyo yatumye impinduka zongera kubaho, ngo amadini n'iyobokamana byongere kubyutswa buhoro buhoro, maze insengero, kiliziya, imisigiti n'amasinagogi bigera kuri 200 byonyine nibyo byemerewe kongera gufungura. Mu gihe mu Burusiya honyine mbere y'impinduramatwara y'ababolshevike b'abakomuniste habarizwaga insengero, imisigiti na kiliziya bigera ku 40,000. Naho muri kiliziya y'aba Orthodox mu Burusiya hari hasigaye abasenyeri 4 bonyine batishwe cyangwa ngo bafungwe cyangwa ngo bajugunywe mu bigo by'imirimo y'agahato. Urebye amadini yose kiriya gihe yaratsinzwe bikomeye, ibikorwa byabo bishyirwa hasi, batandukanywa neza n'abaturage bahoze babakurikira. Byasabye intambara ya kabiri y'isi yose, aho Abadage b'Abanazi bakandagiraga hose bamaze kuhigarurira, bahitaga bafungura izo nsengero zose na kiliziya n'imisigiti, bati muze dusenge rwose. Ibyo bakabikora bagira ngo nibura rubanda babashe kubibonamo, ndetse babashe no kubagirira icyizere nk'abaje ari abacunguzi, atari ukubabona nk'abaje bavogera ubusugire bw'ibihugu byabo gusa, ahubwo bagashaka ko bababona ko hari icyo bamaze kandi bafite icyo bahuriyeho gikomeye, kikaba ari ukwizera Imana no gusenga. Uburenganzira bwo gusenga no kwizera Imana uko babyumva, nibura Abadage ari bo babibasubije, bityo batangira kubagirira icyizere no kubiyumvamo. Joseph Stalin yagize ubwoba, abona ko Abasoviyete bo mu bihugu bitandukanye bitari bike bashobora koko kuzahinduka bakibera Abanazi b'Abadage, kubera ko bimwe uburenganzira bwo gusenga Imana uko babyumva. Kubera kwisanisha n'aba Banazi b'Abadage, nabo ngo bibonera uburenganzira bwo gusenga no kwemera Imana ku mugaragaro batihisha, nibwo Joseph Stalin nawe yaje kwisubiraho, maze areka zimwe mu nsengero na kiliziya n'imisigiti n'amasinagogi byongera gufungurwa nyuma y'igihe kirekire. Ibi yabikoze kugira ngo Abadage batigarurira imitima y'abaturage b'Abasoviyete. Ku iherezo rya byose, mu rugamba rwo guca burundu iyobokamana n'amadini, mu nkubiri y'amategeko y'abakomuniste, yabikomye mu nkokora bikomeye hafi kubirandura burundu. Muri politike y'imyaka 5 yo kurimbura Imana burundu mu bitekerezo, imitwe n'imitima by'Abasoviyete, byatumye benshi batahwa n'ubwoba, maze gusenga no kugaruka ku Mana mu ruhame barabireka koko. Gusa imitima y'Abasoviyete benshi ntiyigeze abasha kuyigenzura cyangwa se kuyigarurira, kuko benshi bakoze ibyo Stalin ashaka, ariko ntabwo bahindutse burundu. Bitwaye uko abishaka ngo baramuke kabiri, nuko baremera bacinya inkoro. Kuko ubushakashatsi bwakozwe mu baturage bo mu bihugu by'Abasoviyete
bwakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na karindwi bwagaragaje ko hejuru ya 57% by'abaturage bose bemeraga ko bari bafite nibura idini rimwe bahamanya naryo bakemeranywa n'amahame yaryo 100%. Bityo rero uru rugamba Staline yashoje twavuga yuko yarutsinzwe, kuko na nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose kuramya Imana no gusenga Imana byarakomeje ku butegetsi bwa Staline mu buryo nyabwo. Ariko za Bibiliya zaraciwe henshi, ntabwo kwigisha iyobokamana byari bigihari. Nyamara byageze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi ibitangazamakuru bigaruka ku kuba abayobozi b'abasoviyete barabonye neza ko urugamba rwo kurwanya Imana, iyobokamana n'amadini barimo batazarutsinda, ko nubwo abantu batabikoraga ku mugaragaro muri ibi bihugu by'abasoviyete batinya amategeko, nyamara byari bikibarimo nta naho biteganya kujya kuva mu Burusiya kugeza mu bihugu byinshi by'abasoviyete. Kurandura idini by'umwihariko Kiliziya y'Aborthodox ntibyari guhita byoroha, kuko yari imaze igihe kinini cyane yarashinze imizi, ibinyejana byinshi cyane n'ibisekuruza byinshi byabanje, ku buryo yari yaragiye mu maraso, mu mico ndetse no mu migirire y'abaturage bo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ya buri munsi. Ni naha dusoreje iki kiganiro, nyuma yo kurebera hamwe uburyo Joseph Vissarionovich Stalin yarwanya inkundura, akarwanya Imana n'amadini mu bihugu yayoboraga bya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Nyamara byaje kurangira iyi ntambara imutsinze, abaturage bisubirira uko bahoze. Icyo yashoboye cyakora ni uguca ibikorwa by'amadini ku mugaragaro, nyamara ntiyabashije kugenzura imitima y'abaturage bo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, kuko Imana bayigumaniye mu ngo zabo no mu mitima yabo no mu migirire yabo atari ku mugaragaro. Ubundi bamwereka yuko bakora ibyo ashaka, nyamara mu mitima yabo Imana n'amadini byari bikibarimo. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose amadini yaje gukomeza nk'ibisanzwe, none uyu munsi wa none bimeze nkaho nta cyabaye. Mbashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu mukadukurikira. Yari mu Rwanashyaka Siriyake. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, mutwandikire muri comment niba hari insanganyamatsiko mwifuza ko twazabakoreraho ikiganiro. Imana ibahe umugisha. Shalom.